munsi tugiye kubagezaho inkuru y'agahinda k'umukobwa yatewe no gukundana na boss we nyuma agasanga afite umugore. Umusore wese buryo ukubwiye ko agukunda niyo yabikubwira kureba mu maso ubona ko ari seriye adaseka cyangwa agaragara nk'ufite gushira amanga kurenze, akenshi ntago biba ari ukuri. Niyo mpamvu nk'umukobwa uba ukwiye gucana ku maso, ntupfe kwakira iyo je t'aime cyangwa ngo I love you uko wiboneye kose. Umwe baba bambaye uruhu rw'intama kandi ari ibirura, umunyabwenge ushishoze bihagije. Iyi ni Kiberenka nk'uko bisanzwe, nongeye kubaha ikaze mwese abahisemo kudukurikira. Mwahawe ikaze bamikazi, nitwa Diane, nashinze Kiberenka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ari hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Reka mu kanya gatoya tugaruke twinjira mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi mu buryo bwimbitse. Ntucikwe nyaboneka. Kubagezaho inkuru yababwiraga ibintu by'ingenzi umukobwa uba ukwiye kugenzura ku musore mbere y'uko mujya mu rukundo. Abatarayirebye mwaza kureba muri komenti irabiri pini mubashe namwe kubimenya. Bimwe muri ibyo bintu by'ingenzi nagarukagaho rero nuko nk'umukobwa ukwiye kuba wagenzura ugakora iperereza ryimbitse ukamenya niba uwo musore uje kukurambagiza ari ingaragu. Abagabo benshi kuri iki gihe rwose usanga ararongoye ndetse afite n'isezerano ariko akagaragara nk'ingaragu cyane iyo afite nk'igara ritoya rwose utapfa kubivumbura, dore ko abambara n'impeta ari mbarwa rwose muri iki gihe, baba bararongoye vuba cyangwa abimazemo igihe kirekire. Niba wumva ibyo ari amakabya nkuru ngiye kukugezaho inkuru ibabaje kandi y'ukuri y'umukobwa utekeye umutwe na boss wari wigize ingaragu bakajya mu rukundo amwizeza yuko bazabana, nyuma bikaza kurangirira mu marira ubwo uyu mukobwa yatahuraga ko uyu boss we afite umugore ndetse n'abana. Iyi nta yindi nkuru rero ni y'umukobwa ukora ibiganiro kuri YouTube kuri chaîne ye yise mu mazina ye bwite ariyo Abayivete Sandrine. Mu minsi mike ishize aheruka gukora ikiganiro kigaruka ku buzima yanyuzemo mu kigo yahoze akoramo mbere y'uko ashinga channel ye. Icyo kigo kikaba ari Red Blue JD, nayo ikaba ari chaîne ya YouTube yakozeho igihe kirekire. Ikiganiro cy'uyu mukobwa agaruka ku karengane yakorewe karimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubwambuzi yakorewe n'uwari boss we ariwe nyiri channel Red Blue JD ariwe witwa Dushimimana Jackson. Red Blue JD dukomeza gukorana ku mafaranga yanjye bikomeza kuba ikibazo, kubana nawe imibanire ye n'abantu byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu buryo ngiye no kubisobanura mu buryo burambuye. Ni ibintu byazasaba ikindi kiganiro kandi koko nzagikora kuko nta kintu na kimwe kizambuza gukora ibintu byambaye kuko ano n'amateka yanjye n'ubuzima bwanjye, nkeneye kurenganurwa kuvanaho umwanda ku izina ryanjye uriya mugabo Jackson Dushimimana hamwe n'ikigo cye barimo kugenda bashyira ku izina ryanjye kuko ntabyo nkeneye. Ubwo uyu mukobwa mu kiganiro cye agaruka cyane ku bijyanye n'ubwambuzi yakorewe bw'amafaranga arenga miliyoni 2. Haje kumenyekana ko amakimbirane hagati yabo bomba afite imizi mu rukundo bagiranye. Umugabo amubeshya ko ari ingaragu akaza gutahura ko afite umugore ndetse n'abana, bikamubabaza cyane, bikaba ari nayo ntandaro yatumye umukobwa Ivete ashyira hanze ibya amakimbirane bafitanye. By'ubutekamutwe uyu mukobwa Abayivete Sandrine yakorewe mu rukundo buhamwa n'amafoto aba bombi bagiye bifotozanya mu bihe bitandukanye agaragaza ibihe bagiranye baba bari mu rugo. Uko bigaragara kuri iyi foto nashyizeho urabona nk'aha bari bicaye mu ntebe rwose bari mu rugo, ubona ko bahuje urugwiro nk'abari mu rukundo. Aya mafoto rero atazwi inkomoko akaba yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, abayabonye rwose bagatungurwa cyane. Uri kwibaza uti se ibi bintu byagenze gute, koko byatangiriye hehe, nabikuviriye umuzi ngo uko byagenze. Mu minsi yashize nibwo hasohotse inkuru ivugwa na nyir'ubwite Abayivete Sandrine uvuga ko wahoze ari umukoresha we Dushimimana Jackson, akaba nyiri Red Blue JD, ikaba ari chaîne ya YouTube yamwambuye amafaranga miliyoni 2,300,000 y'amanyarwanda, ndetse akajya anamubwira amagambo amupfobya nk'igitsina gore ko ntacyo ashoboye. Amakuru aturuka kuri 3D TV Rwanda avuga yuko ngo intandaro ya byose ari urukundo rwa
rw'aba bombi rutagenze neza, aho dushima Imana yabwiraga Abayo ko ari umusore ushaka n'umuntu bakundana ariko ari kumubeshya kubera ko yari afite umugore banabyaranye umwana, Abayo akaba atarabizi bikaba byaranamushenguye. Amakuru yavuze yuko bijya gutangira hari muri 2019 ubwo Abayo yajyaga kwinjira muri Red Blue Jade. Aha yari akiri umukobwa muto ukigera mu myaka ya za 20 y'amavuko, agezeyo ngo ajya mu rukundo na bosi waho, byatumye dushima Imana abwira Abayo ko ashaka ko azamubera umugore. Ibyo bituma Abayo ajya akora akazi ameze nk'uri kwikorera kuko ari naho haturutse kuba yakorera amafaranga angana kuri yatishyurwa. Jihad kuri 3D TV yakomeje avuga yuko umubano wabo utari usanzwe gusa bijya kuzamba. Byabaye umunsi umwe ubwo umugore wa Dushima Imana yabyaye umwana wa kabiri, abantu bakamupostinga ku mbuga nkoranyambaga, biza gutuma Abayo abibona amenya amakuru, maze guserera kwabo kuva aho ngaho ngo byabanje kumubabaza cyane birenze urugero. Muri ibyo bibazo Abayo abaza Dushima Imana impamvu yabikoze, amusubiza ko ngo adakunda umugore we. Ngo icyo gihe Dushima Imana yagiye asaba Abayo ko baryamana ariko akabyanga, amubwira ko afite umugore bityo bitashoboka. Yanabwiye Abayo ko agomba kuzamubera umugore kuko abi nakeza, atazamubera umugore akazamubabaza ubuzima bwe bwose. Kubera ko Abayo yababaye rero byaje gutuma ava muri Red Blue Jade. Dushima Imana mu kumubabaza amukorera biriya byose byavuzwe mu nkuru yabo. Amakuru avuga yuko ngo uretse Abayo Sandrine, buri mukobwa wese wakoze muri Red Blue Jade yashobora kuba yarabaye igitambo ku mubiri we kuri bosi wabo nk'uko Jihad yakomeje abivuga. Yavuze ko kandi uretse ibyo abakozi benshi bakoze muri iyi kompanyi bakoraga badahembwa, iminsi ikicuma n'indi igataha. Hanavuzwe ko hari abandi bakobwa bagira ibibazo muri iyi kompanyi ariko babuze uko babigenza kandi bikabaserereza. Amakuru akomeza avuga yuko Dushima Imana n'uwo mugore we wa mbere banabyaranye batandukanye, ubu akaba ari ingaragu. Mu kiganiro cye Yvette yavuze yuko azatangaza igice cya kabiri cy'ubuhamya bw'akarengane yakorewe. Tuzabibakurikirana hafi nabyo tubibagezeho. Tugeze ku musozo w'iyi nkuru yacu. Niba wakunze ibyo twagusangije, wakanda kuri like ndetse ukanasangiza n'abandi ku mbuga nkoranyambaga ukanza aho handitse share. Nakwibutsa kandi no gukanda kuri subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi by'ubutaha. Ibitekerezo byanyu kandi kuri iyi nkuru bihawe ikaze, n'ikindi gitekerezo cyose wakwifuza kudusangiza watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa. Reka mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza ku musozo. Ahasigaye naho ubutaha, amahoro y'Imana n'imigisha yayo bikomeze kubomaho. Ndabakunda. Bye.